Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Turabasuje mu izina rya Yesu kandi turabiyegereje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo riri mu gitabo urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 20. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 4 turasoma umurongo wa 20. Turasoma amagambo ibyanditswe bitandukanye. Abakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto 4:20. Turasoma na Matayo 11:12. Reka dusome Abakorinto ba mbere 4 umurongo wa 20. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Kadusome na Matayo 11:12. Matayo 11:12 haranditse ngo, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Katuyasubiremo, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira gato ku bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Nijoro nibwo nagize amagambo y'Imana cyangwa ibyigisho bibiri, ariko nkumva iki ngiki kivuga ku bwami bw'Imana nkumva kirushije gahunda. Yesu asezera ku bigishwa be yarabakomeje abakomereza muri iri jambo rivuga ngo, ngiye kwa Data, ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yesu arababwira ngo, kandi kuko imitima yanyu ibabaye ntabwo muri kumbazaho ndimo kujya. Imana ishimwe. Haleluya. Umugaragu w'Imana, umwigishwa umwe mu bo yari afite, aramubwira ngo tubwire databuja. Haleluya. Arangije arababwira ngo, ndagiye mu rugo rwa Data, hariyo amazu menshi, rero ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu mugoroba rero niyumvishemo, amen, ko twongera kwibukiranya intego nyamukuru y'uru rugendo turimo. Imana ishimwe. Ubundi hari intego nyamukuru y'ibi bintu tubayemo. Intego nyamukuru ni ukuzabana n'Imana. Intego nyamukuru ni ukuzajya mu ijuru. Haleluya. Kujya mu ijuru ni ibyiringiro byuzuye by'abarokore. Niyo mpamvu Jehova Yire yaririmbye ngo, iyo nibutse ko ijuru ari iryacu, nkatekereza yuko nzaritaha, aravuga ngo icyo gusa kinduhura umutima. Aravuga ngo iwabo w'abadapfa, iwabo batababara. Haleluya. Aravuga ngo nifuza kuzajyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo rero yandikira Abikorinto. Imana ishimwe. Arababwira ngo ubwami bw'Imana ntago ari ubw'amagambo. Imana ishimwe. Uyu mugoroba rero nagira ngo tuganire gato. Haleluya. Igika cya 2 cy'ijambo. Tuvuye mu gika cyo guhimbaza Imana no kuyiramya, kuko yaturemeye kuyiramya. Imana ishimwe. Tugeze mu gika cy'ijambo, turaza no kujya no mu kindi cyo gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe, nubwo wenda ayo ndi buvuge yose udashobora kuyafata mu mutwe. Imana ishimwe. Ijambo ngiye kukubwira ni uko ijuru rikorerwa ritaririmbwa. Haleluya.
ntabwo ijuru riririmbwa nubwo kuririmba ari byiza, ariko turirimbe turimo tunarikorera. Ijuru ntabwo rivugwa ahubwo rirakorerwa. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Ijuru ntabwo ari amagambo, kubiririmba biroroha. Haleluya! Iwabo w'abadapfa nta muntu utabinezererwa, kuko benshi babuze ababo. Imana ishimwe. Iwabo w'abadasonza ntawe utabinezererwa, kuko krize yarateye. Ariko kubiririmba bigendane no kubikorera. Rero Pawulo abwira ab'Ikorinto, Imana ishimwe, arababwira ngo yemwe abakristo b'Ikorinto mwe, ubwami twababwirije, ubwami ndimo ngokera, ntabwo ari ubwami bw'amagambo, ahubwo ni ubwami bukorerwa. Matayo nawe, haleluya, mu butumwa bwiza aravuga ngo ni Yesu wabize ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza n'uyu munsi. Uyu munsi ni uyu munsi wacu, ntabwo ari igihe cy'abigishwa. Ni uyu munsi muri 2023 mu kwezi kwa 12, ubwami bw'Imana uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza n'uyu munsi 2023, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zizabugishwamo imbaraga. Niba ba Yohana baraciwe igihanga ku bw'ubu bwami, niba ba Stefano baratewe amabuye ku bw'ubu bwami, haleluya, nawe birakwiye kurwana intambara ugakorera ubwami nk'uzabutaha. Imana ishimwe. Rero ntabwo baririmba ijuru ngo amarira aze nk'uko tujya tubigenza, ahubwo bararirimba bakarira ariko barimo banabikorera, kuko ijuru ntabwo ari gift. Haleluya! Ijuru byategetswe ko tuzarigira gute? Tuzarikorera. Imana ishimwe. Uri gukora iki kugira ngo uzaragwe ijuru? Niba ubwami bw'ijuru atari amagambo, ndi gukora iki ngo nzaragwe ijuru? Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ariko nshuti z'umusaraba, nk'uko umuririmbyi wa Hosiyana yabiririmbye, yaravuze ngo mbe mwami ni ryari? Abantu benshi barekeshejwe gutekereza no gukorera ubwami bw'ijuru, kubera yuko abenshi muri bo cyangwa abenshi muri twe guhera kera tutazi n'iby'agakiza twumvaga abarokore bavuga ngo Yesu azaza. Muri za 40 ingahe Yesu azaza? Bibiri iragera, bamwe bareka imirimo, abandi bajya gutegerereza Yesu ku mipaka, abandi bava mu ngo zabo, batabana, batabagore, bamwe batabagabo, ngo bagiye gutegereza Yesu, kuko bari bazi ko imyaka 2000, haleluya, aribwo Kristo azagaruka. Ariko reka nze mbabwire bene data, Yesu aje cyangwa ataje, icyo tuzi ni kimwe nuko ijuru ririho. Haleluya! Yesu aje vuba cyangwa Yesu atinze kuza, icyo duhamanya n'umwuka w'Imana ni kimwe, nuko ijuru ry'abera ririho. Haleluya! Kubera yuko amasezerano yose Imana yaduhaye isezerano duhuriyeho rivuga ngo nzagaruka mbajyane. Haleluya! Nzagaruka mbajyana aho ndi muzahabe. Na Yesu ubwo yasangiraga igaburo ryera n'abigishwa be, Imana ishimwe, yarababwiye ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu keretse nitwicarana mu bwami bwa data. Haleluya! Rero ijuru ririho. Umwizera wese wemera ijambo ry'Imana, wemera ubutumwa bwiza bwanditswe bukabwirizwa, nta
n'umwuka wera wahumetswe n'Imana abanditse ibi byanditswe duhamanya neza ko ijuru ririho. Haleluya. Kandi twemeza n'imitima yacu ku bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Abera bakijijwe bakiriye umwami Yesu bakakirira isezerano ry'ubugingo Kristo yaje kuduha. Imana ishi duhamanya neza ko igitondo kimwe cyangwa ijoro rimwe ntago tuzi umunsi cyangwa igihe. Amen. Ntago tuzi niba azaba ari mu itumba, ntago tuzi niba azaba ari muki, ntago tuzi niba tuzaba twejeje, ntago tuzi niba tuzaba twarumbije, ntago tuzi niba tuzaba twabyaye, ntago tuzi niba tuzaba twabonye promotion, ariko tuzi ikintu kimwe, nuko umunsi umwe azahagarara ku bicu. Amen. Agahamagara amazina y'abera, ariko ngo abapfuye bizeye ngo nibo ba mbere bazabanza kuzuka. Haleluya. Ngo natwe bazaba bakiriho ngo tuzahera ko tumusanganire, ngo tuzimana ingoma itazahanguka. Haleluya. Yohana agiriye iyerekwa mu kirwa cy'Ipatimo, Imana ihabwa icyubahiro, ngo agiye kubona abantu benshi, ngo mu mahanga menshi, ngo bo mu ndimi nyinshi. Haleluya. Ngo bahagaze imbere ya ntebe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo marayika bimwerekaga aramubwira ngo Yohana we, bariya ni bande, bavuye he? Yohana aravuga ngo simbizi. Marayika aramubwira ngo bariya. Haleluya. 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 Aramubwira ngo bariya nabera bavuye mu isi. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo bariya bose ubonye ngo nabera bameshe ibishura byabo ngo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, ngo nicyo kizatuma. Haleluya. Ngo bazayikorera ku manywa na nijoro, ngo izahanagura amarira ku maso yabo. Mu gitabo cy'ibyahishuwe niko hatubwira igice cya 2 ngo izahanagura amarira ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntirizongera kubaho ukundi. Naje kubakumbuza ijuru erega. Haleluya. Naje kongera kubakumbuza ijuru, kuko ijuru tuzaritaha. Amen. Haleluya. Tujya tubiririmba ngo imibabaro izashira, intambara zizashira. Haleluya. Yesu naza kwima ingoma ye nibwo ibyo byose bizarangira. Naje kubabwira rero ngo ijuru rirakorerwa. Ntabwo ijuru turiririmba, ntabwo ijuru turivuga. Naje kukubwira ngo ririmba, ariko uririmbe nk'uri gukorera ijuru. Amen. Haleluya. Baririmbye bene data, muririmbe nk'abari gukorera ijuru. Ba protokole, mu protokole nk'abari gukorera ijuru. Bavuga butumwa, tuvuga ubutumwa ariko turimo gukorera ijuru. Abashumbe ariko barimo gukorera ijuru. Ufasha nk'urimo gukorera ijuru. Uwihangana yihangana nk'uri gukorera ijuru. Haleluya. Uwirinda yirinde nk'urimo gukorera ijuru. Usenga ku manywa na nijoro abikore nk'uri gukorera ijuru. Haleluya. Haleluya. Ibyo byose nubikora nk'urimo gukorera ijuru nta kabuza uzarigeramo. Ariko nuririmba gusa kuko Imana yaguhaye ijwi ryo kuririmba. Nabande ntavuze amazina nabo bararirimba, ariko bikore nk'uri kuririmbira ijuru. Haleluya. Ibigo bifasha ni byinshi bifasha abababaye, bifasha rimwe na rimwe no mu nyungu zabo bwite. Amen. Batarimo kwandikisha bo bakati gusa ngewe nabaye mu bukene none abakene ngomba kujya mbagaburira. Akajya bikora kandi nta mana azi atanayemera. Ariko twebwe abamenye Imana tubikore turimo gukorera ijuru. Imana yadutije imyaka yo kubaho kugira ngo dukorere ijuru.
Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Waba ufite mike uvuge ngo iyi myaka mike mfite reka nkorera ijuru kuko ntazi hari abafite mike nk'iyawe batashe. Waba ufite mikuru ukore nk'ukorera ijuru. Nidukorera nk'abakorera ijuru muzareba ukuntu imbaraga z'Imana haleluya zizamanukira mu itorero ryo mu minsi ya nyuma. Haleluya. Impamvu ibintu byabaye intambara, impamvu ibintu byabaye ibindi nuko abantu batakaje intego nyamukuru. Muririmbyi batanu bafite ijwi ryiza, umwe aravuga ati ni njyewe iyo naririmbye ninjye bafashwa. Wowe uri feke, wowe suri igice, ariko ukoma amashyi nayakoma akorera ijuru. Haleluya. Udafite ijwi nawe akazamura amaboko nk'ukorera ijuru. Reka nze mbabwire bene da, amakimbirane n'intonganya bizarangira mu itorero ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Impamvu intambara zivutse nuko abantu batagikorera ijuru. Abantu bafite ibindi bashize imbere. Twatakaje intego nyamukuru. Haleluya. Ariko bene data, ijuru riratwaranirwa, intwarane zizarigishamo imbaraga. Nigeze kubabwira ngo ibaze nanjye nibaze icyo ndi gukora kugira ngo nzaragwe ijuru. Reka mvuge ibintu nka bitatu. Amen. Ushobora gukora bikazagufasha kuragwa kuzaragwa ijuru. Icyambere twese tuzi kandi duhuriyeho, kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Amen. Haleluya. Iyo ni intambwe ya mbere ikwinjiza mu bwami bw'Imana. Amen. Kuko ijambo ry'Imana muri Yohana ngira ngo ni igice cya 14 yego. Yesu ku murongo wa 6 ubwo Toma yaramubwiye ngo inzira ntago ayizi. Amen. Arangije aramubwira ngo ninjye nzira ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya. Utarakiriye Yesu n'umwami n'umukiza ntaho wajyanwa nandese, kandi ari we nzira, ari we kuri n'ubugingo. Haleluya. Rero kugira ngo uzaragwe iri juru, amen, intambwe ya mbere nuko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Iyo sinyitindaho kuko turayizi. Abamwakiriye Imana ishimwe. Haleluya. Nubwo bitarangiriye n'abataramwakira namwe kugira ngo uzaragwe ijuru nuko warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugasezerera ingoma ya Satani n'ibye byose. Haleluya. Ukandukurwa mu gitabo cyo kurimbuka, warangiza ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Intambwe ya kabiri. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo uzaragwe ijuru nugukizwa. Intambwe ya mbere navuze ko ari ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Intambwe ya kabiri nugukizwa ku gato ndetse no ku kanini. Haleluya. Ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abakijijwe, ijuru ni iry'abantu birinda ku gato no ku kanini. Muri ibi bihe turimo aho mbabwira ngo twatakaje intego nyamukuru. Amen. Haleluya. Kuko twafashe ibyaha tubishyira muri kategori: ibyaha bikomeye n'ibyaha bidakomeye. Ariko cyaba cyaha wumva gikomeye na cyaha wumva kidakomeye, imbere y'Imana icyaha cyose ni icyaha. Uwicana n'uwiba imbere y'Imana ni ibyaha. Usebya mwene se n'uvuga mwene se imbere y'Imana ni icyaha. Uwibye ibiceri 200 n'uwibye 5,000,000 imbere y'Imana ni icyaha. Usinda akadandabirana bakamutora muri rigori, n'unywa agace ko mu kinyabupfura imbere y'Imana ni icyaha. Ibigaragara inyuma n'ibitagaragara inyuma biri mu mitima, imbere y'Imana byose ni ibyaha. Haleluya.
niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmba ngo y'Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifata uko ntari. Aravuga ngo ndondorera uyu mutima. Haleluya. Ni wowe ushobora kugaragaza ibindimo mu bwihisho bwawo. Haleluya. Hari ibyaha bigaragara abantu bakabimenya, ariko na bya bindi biri mu mutima abantu batamenya. Hari inzangano zigaragara, hari n'inzangano zo mu mitima. Inzangano zigaragara n'izitagaragara imbere y'Imana byose ni ibyaha. Rero niba ushaka kuzaragwa ijuru, mwene data, ukizwe nkizwe ku gato ndetse no ku kanini. Haleluya. Kuko irondora imitima ibasha kureba mu bwihisho bwayo ibyuzuye mu mitima. Rero niyo mpamvu, haleluya, umugaragu w'Imana Dawidi yajyaga yinginga Imana muri Zaburi asenga. Haleluya. Akaba ngo Mana ukure muri njye bidafite umumaro. Imana ishimwe. Bene data, ijuru ni iry'abantu bera. Haleluya. Wavuga ngo wakwera gute uri mu isi? Amen. Haleluya. Ntago ikibazo ari ibyo waguyemo uyu munsi, ahubwo ikibazo ni uko wabituyemo ukabitindamo ukabigira akamenyero. Naho gucumura no kugwa no kuyoba, ibyo ngibyo muri urugendo birashoboka, ariko ujye wibuka ko imbabazi z'Imana zikiriho. Uce bugufi, umutima wawe were, ingeso zawe zere, maze nawe uzaragwe ijuru. Kuko umugaragu w'Imana Yohana yarabwiye ngo bariya nabameshe ibishura byabo bakabyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Rero mwene data, ujye uhora umesa igishura cy'umutima wawe, ujye wirinda ku gato no ku kanini, ureke kweza ibyaha. Imana ishimwe. Imbere y'Imana icyaha ni icyaha. Amen. Haleluya. Imana ibinshoboze, nawe ibigushoboze. Icya gatatu ngira ngo ari nacyo cya nyuma. Haleluya. Kugira ngo uzaragwe ijuru cyangwa nzaragwe ijuru, ni uguhora uri maso. Ni ukubera maso ubugingo bwawe. Ni ukubera maso icyo wamenye. Yego ni byiza wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego ni byiza uri kubwira Imana ngo Mana nyeza ku munsi, ariko kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntago tuzi umunsi cyangwa igihe. Ariko ijambo ry'Imana muri Matayo 25 hakatubwira umugani w'abakobwa bangahe? 10. Ngabo bakobwa bose rero bategereje umukwe, ariko ngo umukwe aza gutinda. Imana ishimwe. Umukwe amaze gutinda, bamwe ngo barasinzira. Imana iturinde gusinzira muri ibi bihe. Haleluya. Imana iturinde gusinzira. Imana iturinde guhuga. Imana iturinde kurangara. Buri wese abe maso. Imana ihabwe icyubahiro, kuko birashoboka ko Yesu ashobora kuzaza mu bihe utari maso. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ataba maso. Hari ibibazo byatuma umuntu ataba maso, akabaho yiganyira, akabaho yihebye. Ibyo bikamutera kutabera maso ubugingo bwe. Hari n'ibisubizo nabyo bishobora gutuma utaba maso, ugahuga. Ariko wahuga, waba mu bisubizo wa mu bibazo, ibibazo byanjye ntibizabuza Yesu kuza. Amen. Ibisubizo byanjye ntibizabuza Yesu kuza. Hari igihe Yesu azaza uri muri sale d'accouchement. Amen. Haleluya. Igihe cye cyo kuza ni kiba cyageze. Ntago azarindira ngo ubanze umukikire. Imana ishimwe. Birashoboka ko umwana wazaba agiye gutangira maternelle, Yesu nibigiye cyo kugaruka kwe kigeze, ntago azarindira wa munezero usa ngo Mana uzambabarire mbanze mbona abana banje. Yesu azaza mu gihe tutazi. Haleluya.
Yesu azaza mu gihe tutazi. Ashobora kuzaza inzu yawe wayirangije amafinisaje, wohereje y'abantu bajya gukoropa, uzayita kuwa gatanu. Ariko nubwo nababwiye ngo ibyo dukora byose tubikore nk'abari gukorera ijuru, ntihagire ikintu kiduhuza. Amen. Yesu ntago atubuza kubaka amazu, Yesu ntago atubuza gufiyansanya, ntago Yesu atubuza gukora. Ariko Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Imibabaro ya none ntikwibagize kuba maso, ntikwibagize ko Yesu azaza. Umunezero wa none ntunyibagize ko Yesu azaza. Haleluya. Kuko Yesu yakoye umugeni, kandi uwo mugeni azaza kumutwara. Erega bene data, reka mbabwize ukuri, nubwo Yesu atahagarara ku bicu ngo tumurebe, haleluya, urupfu rwa ruri hafi. Abanyabwenge bavuga ngo buri muntu agendana n'iki? N'urupfu. Mubivuge, tugendana narwo. Amen. Haleluya. Urupfu tugendana narwo. Wabwiriza hano cyangwa nabwiriza hano, natangataha. Haleluya. Bati noneho mama Herve kuduteye ubwoba. Oya, hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka atiye baruhuka imiruho, maze imirimo myiza bakoze. Haleluya. Imirimo myiza bakoze igende ibaherekeje. Ntago ikibazo ari ugupfa, ntago ikibazo ari ugusinzira. Haleluya. Ariko ninsinzira nzasinzira n'ibyiringiro, kuko ibyo byiringiro nimbisinzirana nzanabikangukana. Ariko ningirirwa umugisha Yesu akaza nkiriho kandi nkiri maso, Yesu ubwo azahagarara ku bicu agahamagara amazina y'abera, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Haleluya. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nari kuvuga kanyuma ariko amasaha yagiye, ntago nkavuze, tuzagaheraho ubutaha cyangwa n'ikindi gihe Imana izatwemerera kuvuga kuri iri jambo. Ariko mwene data, nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire, iyi si tuyirimo. Amen. Ariko turi abashyitsi n'abimukira. Paulo yandikira Abafilipi 3:20, ngira ngo numva ari icyo cyanditswe kiri. Aramubwira ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza azaba. Ubwo azafata imibiri yacu ipfa, yarangiza akayishushanya n'ubwiza bwe. Bene data, naje kongera kubabwira ko ijuru ririho, naje kongera kubabwira ko Yesu azaza, naje kongera kubabwira ko isaha yanjye n'isaha yawe nigera. Haleluya. Tuzasinzira ariko tukazakanguka. Imana ishimwe. Kuko urupfu rubi ni urupfu rwo mu bugingo, naho urupfu rw'uyu mubiri Imana ishimwe urunguru ntacyo rutwaye. Icyica ubugingo nicyo kibi. Rero ndakwifuriza kurinda iby'agaciro Imana yashyize muri wowe, yashyize muri wowe ubugingo, kandi ubwo bugingo bwaramenyekanye, bwarahishuwe. Kristo niwe wabuduhishuriye. Rero Paulo yandikira Abakorinto arababwira ngo bene data, ubwami bwo mu ijuru ntago ari ubw'amagambo. Bene data barokore, tuve mu magambo ahubwo dukore cyane kuruta uko tuvuga. Amen. Haleluya. Dukore iby'Imana ishaka cyane kuruta uko tuvuga cyane iby'Imana ishaka. Kuko umuntu wese kubivuga nta muntu utabishobora, ariko kubikora intwarane ngo zizabigishamo imbaraga. Ndakwifuriza kongera kwambara imbaraga. Amen. Ndakwifuriza kongera gukanguka. Haleluya. Ndakwifuriza kutagira ikintu na kimwe, cyaba ibifatika byiza, byaba intambara n'imibabaro, ntibikwibagize ko uri umugenzi ugana mu ijuru. Icyo nkwifuriza ni ukuzabana n'Imana. Imibabaro yo mu isi izarangira. Iryo juru tuvuga, iryo juru twasomye mu bitabo, iri juru nta bapfakazi bazongera kubayo, iri juru nta mpfubyi zizongera kuhakubitirwa. Haleluya. Iri juru nta bitaro by'indembe bizabayo, iri juru nta nzara izabayo, iri juru nta mibabaro, bizaba birangiye. Haleluya. Izahanagura amarira ku maso yacu. Amen. Haleluya. Yakobo avuga ijambo rya nyuma ari ryo nsorejeho mu gice cya mbere 12.
aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Komeza wihangane nk'urimo gukorera ijuru. Komeza wirinde nk'urimo gukorera ijuru. Komeza ufasha abakene nk'uri gukorera ijuru. Kora imirimo y'Imana yagusigiye ariko urimo gukorera ijuru, kuko ijuru ririho kandi kurijyamo ntago ari ibintu byoroshye. Ni ukurwana intambara, ni ukurinda ibyo kwizera nk'uko Pawulo yabivuze. Niba Pawulo yavuze ngo narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, ngo igisigaye mbiciwe ikamba. Ikamba hari ibiri banziriza. Imana ishimwe. Ari byo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, gukizwa ku gato no ku kanini, none no kubera amaso ibyo wamenye n'ibyo wakiriye. Umwami Imana bashoboze imibabaro y'isi ntibibagize ko hari ijuru. Ibyiza byo muri iyi si ntibikwibagize ko hari ijuru. Igitondo kimwe cyangwa ijoro rimwe, hari igihe tuzarara mu isi ariko ntituyiraremo. Hari igihe tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Hari igihe tuzabyukira mu isi ariko ntituyirirwemo. Ariko ndakwifuriza kuzabana n'Imana. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Turagushimye Mana yacu, ubwo watangaga Yesu wagira ngo abari abo kurimbuka tubone ubugingo. Turasenze Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo ubwo ibimenyetso byavuzwe byahanuwe birimo kugaragara, ibyo bidutere kurushaho kuba maso, ibyo bidutere gukomeza kurinda iby'agakiza twakiriye, bikomeze bidutere Mwami w'abami gukora tudakorera gushimwa n'abantu, ahubwo dukorera ubwami bwawe. Kuko abakoreye gushimwa n'abantu ntago bigeze banezeza abo bakoreye gushima. Ariko wowe tuzi ko tubikiye ubugingo buhoraho. Utwemerere rero dukorera ijuru nk'abazaritaha, dukorera ijuru nk'abazaribamo, dukorera ijuru nk'abazariragwa. Turasenze Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo ibirangaza n'ibihendo by'isi byo kuduhuma amaso, kugira ngo tutareba, tutumva, tutamenya igihe kigeze. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo murinzi we menyesha igihe, iwacu ni imuhero natwe tumenyesha igihe, uko bukeye n'uko bwije udukanguza ibimenyetso byawe. Kandi tukiri muri iyi si ukomeze utugirire neza. Kandi Data wa twese uduhe guharanira ibitagaragara n'ibitaboneka, kuko ibigaragara n'ibiboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka ari iby'iteka ryose. Uduhe rero guharanira kuzakira iryo kamba ritangirika. Tubisenze twizeye kandi dusabira abera bose ngo bakangurwe nawe kandi bakomezwe nawe, n'abatarakumenya ubihishurire kugira ngo nabo bazabe muri wa mugabane waba uzabwira ngo nimuze abo Data yamenye. Turifuza kuzaba twicaye iburyo bwawe, abo uzabwira ngo nimuze abo Data yahaye umugisha. Uwiteka uturinde kuzicara ibumoso aho ngaho, ndetse no kuzatabwa hanze. Ijambo rye ritubwira ko hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubesha bakabikora. Turasenze rero ngo turindire ubugingo Uwiteka, kuko ubugingo bwejejwe aribwo buzakubona. Turusheho kwezwa, turusheho gutungana, turusheho gukora ibishimwa, kandi turusheho guhamya iby'ibyiringiro byacu no guhumurizwa n'ijambo ryawe. Ku isi n'imibabaro yabyo tuzabivamo tugahabwa gakondo. Sabiye abera bateranye n'abazumva ijambo ryawe, kugira ngo buri wese akomezwe n'iri jambo, akangurwe n'iri jambo, kandi ahumurizwe naryo. Senze nizeye ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.